Mbifurije amahoro y'Imana, ntore z'Imana dukunda, mbifurije gukomera no gukomeza intambwe y'urugendo rwanyu mwatangiye kugira ngo mwikomezemo imbaraga zo gukomeza gukatariza mu cyiza, uko mwahamagariwe umurimo utoroshye wo gutagatifuza isi ndetse no kuyishyira mu gushaka kw'Imana uko uhoraho abyifuza. Ndi kumwe namwe mu buryo budasanzwe kandi naje kwifatikanya namwe ndetse n'abandi hirya no hino mu isi bateze amatwi kandi bapfukamye bambaza izina ry'Uhoraho, nkabanje kubashyigikira kandi nkabanje kubatera inkunga mu buryo budasanzwe kugira ngo mbongerere imbaraga mu rugendo rwanyu rwa buri munsi kandi mbongerere gukomera ndetse no kurwana urugamba kugira ngo urugendo buri wese yatangiye kandi yatangijwemo rw'ukwemera rukomeze rushinga imizi kandi rukomeze rushimangirwe n'ububasha bw'Uhoraho. Intore z'Imana, biremwa by'Uhoraho dukunda, nimukomere kandi mukomeze intambwe yanyu nziza, kuko umwanzi atifuza ko muyikomeza, ahubwo iteka agahora atega imitego kandi agahora ashanditse imigozi kugira ngo muyigwemo. Bityo rero nkaba naje kwifatikanya na buri wese mu buryo bwo kubohora kandi no mu buryo bwo gucagagura ingoyi z'umwanzi akomeje kuzirika intore z'Imana hirya no hino mu isi. Ni Mutagatifu Imakurata, ndabakunda kandi mbasesekajeho urumuri rwanjye kugira ngo imbaraga nahawe n'Uhoraho kandi ububasha nahawe n'Uhoraho mu kunyohereza mu biremwa byose bituye isi kugira ngo mbyongerere imbaraga mu kurwana urugamba inkundura ndetse no kubakomezamo imbaraga z'ukwemera, kuko umwanzi yifuza kubatesha ukwemera kandi akaba ari kugenda ayoyora imbaraga za buri wese. Nimube maso kandi musenge, mukomere ku isengesho kandi mwihambire ku ijambo ry'Uhoraho mwabuganijwemo kandi mubwirwa umunsi ku wundi, kugira ngo ijambo rya Kristo Nyagasani ntirikabave mu kanwa kandi ntirikabave mu mutima. Iteka n'iteka muhorane ibyiringiro kandi muhorane amatara yaka, kugira ngo muhore mucanye kandi muhore mukongeza, umwijima utabugariza kandi umwijima utabugariza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Intore z'Imana, turabashyigikiye kandi tubahaye kuganza mu rukundo rw'Imana kandi mu rukundo rw'abana b'Imana, nkagira nti nimukomere kandi mukomeze intambwe indi ku yindi, mwirinde guseta ibirenge kandi mwirinde kurangarira mu bihita, kuko umwanzi yifuza kubarangaza kandi akifuza kubakereza, akifuza ko mwakwicara mugacumbika urugendo mwatangijwemo n'Uhoraho. Buri wese afite umugabane yahawe kandi buri wese afite igeno yahawe, cyane cyane mu bikorwa byo kwitagatifuza ndetse no guhindura isi nziza. Nkagira nti rero mwebwe mwagabiwe kandi mugahabwa mukakira, nimukomeze mutege ibiganza kandi mukomeze mwakire imbaraga zibamanuriwe kandi mwakire ububasha bubamanuriwe muri aka kanya, kuko twazengurutse isi yose tubaha umugisha kandi tubaha gukomera, tumanura urumuri mu biremwa byose kugira ngo buri wese abashe gucanirwa itara ndetse n'abarizimije n'abubatseho agatebo kugira ngo habeho gutwikurura, bityo amatabaza mwahawe ashyirwe ku mugaragaro, kuko hariho benshi bazimije abandi bakaba batifuza gucanirwa, banacanirwa bakazimya. Iki gihe rero akaba ari ugukongereza buri wese kugira ngo ave mu mwijima w'icyaha kandi ave mu mbata ya Sekibi. Hari benshi umwanzi atwara kandi hari benshi umwanzi anyaga, bityo akabanyaga ibyiza bari bagenewe kandi akabavutsa ibyiza bari bagenewe, abenshi ntibabimenye abandi ntibabashe kubisobanukirwa, kuko afite amayeri menshi kandi akagenda yiyoberanya. Iki gihe rero akaba ari igihe cyo gutarura ndetse no gutahura imitego ye yose agenda ashukashuka mwene muntu, bityo rero buri wese akaba agomba kwakira imbaraga zikomotse mu ijuru, uko twaje kubamurikira kandi tukaba twabaje kubereka inzira nziza y'ukwemera kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa kandi ahabwe ubufasha bumukomeza mu rugendo rwe rwo kugana Imana ndetse no kugana ubutagatifu.
Ntawe uri mu isi ubereyeho ikibi kandi ntawe uri mu isi ugomba kwigenga ndetse no kuvogera ibikorwa by'Uhoraho. Niyo mpamvu naje mu buzima bwa buri wese muri buri kiremwa cyose gituye isi, kugira ngo buri wese yumve impuruza kandi buri wese yumve icyo tumubwira cyiza kandi yumve ikiboneye giturutse mu ijuru, kuko iteka n'iteka tubigisha kandi tukabasobanurira ikibi n'icyiza, kugira ngo buri wese ahitemo inzira iboneye kandi ahitemo inzira imuganisha mu rukundo rw'abana b'Imana. Umwanzi yaranze abiba urwango muri mwene muntu, abiba amacakubiri kandi abiba ishyari. Ishyari rikaba rimajije koreka mwene muntu mu buryo budasanzwe, kuko ishyari rikurura icyaha kibi cy'ubwicanyi kandi kigakurura icyaha kijyana mu rupfu. Ntore z'Imana, nimusenge kandi mube maso kandi mukanguke, mwumve icyo tubabwira n'icyo tubasaba, bityo musabire abo bose bakomeje kwihambira ku cyaha kandi bakomeje kwihambira mu migenzereze byabo mibi. Akaba ari igihe cyo kubakangura kandi akaba ari igihe cyo kubahwitura, kugira ngo buri wese yumve icyo Uhoraho Imana amubwira, atari yabona uburakari bwe ku buryo bw'umugaragaro. Uhoraho arababaye kandi ararakaye, arakajwe n'ibiremwa yahanze kandi akabishyira ku isi kugira ngo bayihindure nziza, ariko mwene muntu akaba akomeje kuyivuyanga kandi akaba akomeje kugenza nabi, yiremamo ibitekerezo bibi kandi yiremamo imigambi y'abagiranabi. Abagiranabi rero ntibazabona aho bikinga mu isi nshya, kandi abagiranabi Uhoraho ntazakomeza kubihanganira, kuko yabategereje igihe kirekire kandi akabaha igihe cyo kwisubiraho, akabereka icyo ashaka ndetse n'icyo abifuzaho, cyane cyane abereka inzira y'urukundo, yemera gutanga umwana we Yezu Kristu kugira ngo abe incungu ya mwene muntu. Ariko mwene muntu arabikerensa, mwene muntu akomeza kwitwara uko yishakiye ndetse n'uko yumva, aba mu gushaka kwe igihe kirekire, bityo ugushaka kw'Imana araguta. Iki gihe rero ni igihe cya buri wese cyo kurekura imigenzereze ye mibi ndetse n'ibyiyumviro bye bibi bimuganisha mu rupfu kandi bimuganisha mu kibi, mu migenzereze mibi, bityo buri wese akumva icyo tumubwira n'icyo tumusaba, kuko twagiriwe icyizere kandi tugahabwa amahirwe yo kuba iruhande rw'Uhoraho, bityo tugasobanukirwa n'icyo yifuza ndetse n'icyo ashaka ku biremwa. Twaje rero nk'abatagatifu mu buryo budasanzwe, kugira ngo turusheho gutagatifuza isi yose mu bubasha twahawe ndetse no mu mbaraga twahawe, kuko urugamba tururwana inkundura kandi tukaba turi kugenda twigizaho ibitero byose by'umwanzi kandi tubikumira. Bityo rero tukaba turi kumanura urumuri rusukura mwene muntu, kugira ngo ababoshywe n'umwanzi kandi bashikamiwe n'umwanzi tubakureho kandi tubatwikurureho icyo gihu gikomeje kubatwikira ndetse n'uwo mwijima ukomeje kubatwikira. Ntore z'Imana, nimwumve kandi mukanguke, muhe agaciro ijambo ry'Uhoraho kandi muhe agaciro ijambo ryacu, kuko twahawe imbaraga zo kubafasha kugira ngo buri wese abashe kumenya aho agomba kwerekeza ndetse n'aho agomba kunyura, kuko inzira ari nyinshi ariko kandi inzira imwe akaba ariyo y'ubutungane kandi izabageza ku mukiro w'Uhoraho. Nta n'umwe rero waremewe kurohama kandi nta n'umwe waremewe kurimbuka, keretse umwana nyagucibwa, uwo nguwo ubwirwa ntiyumve agakomeza kuvunira ibiti mu matwi, uwo we ntago azihanganirwa, kuko azaba yakomeje kugundira icyaha kandi agakomeza kugenza imigenzereze ye mibi y'umwanzi, ariko kandi akaba atari cyo twifuza ndetse atari nacyo cyatuzanye, ahubwo twaje gutagatifuza mwene muntu akiri mu isi kandi akiri mu buzima, kugira ngo abashe kubona ikuzo ry'Imana kandi abashe kubona ububengerane bw'Imana. Nimukanguke muve mu bitotsi, ntore z'Imana, kandi nimukanguke muve aho musinziriye, kuko aho musinziriye ari habi kandi aho musinziriye ari mu cyaha cyabateye kubunikira, bityo kikababuza ubwihagambura ndetse no kwigenga muri Uhoraho, mukagengwa n'ibitekerezo byanyu bifutamye n'imigenzereze yanyu mibi ifutamye. Iki gihe rero akaba ari igihe turi kugenda dukangura mwene muntu, kugira ngo abaduke ave mu kibi kandi ave mu isayo y'umwijima, mu isayo mwene muntu yarohamiyemo, kuko ibibateze ari
bibi kandi bibateganyirijwe ari bibi niba mudahindutse. Nimuhinduke inzira z'ikigendwa kugira ngo mubone ubutabazi bwihuse kandi mubone ubuvugizi bwihuse, kuko tuje gutabara abari mu kwemera kandi tukaba tuje gutera inkunga abakiriye ugushaka kw'Imana muri bo, ariko kandi bakaba bahura n'ibigeragezo n'ibitotezo. Tukaba tuje kubarwanira mu buryo budasanzwe kugira ngo tubatsindire kandi tubatsindire umwanzi uhora ubahiga umunsi ku wundi. Nkagira nti se mwebwe mukishikamiwe n'umwanzi kandi mukimwihambiyeho, muzagana hehe? Muzahungira hehe ko imvura y'amahindu ibamanukiye kandi ikaba itazabihanganira? Ariko kandi tukaba twaramanuye imitaka yo gutwikira abacu kandi abayobotse ukuri. Nimuhinduke inzira z'ikigendwa kugira ngo umwijima utabagwirira kandi kugira ngo ibikorwa by'umwanzi bitabahitana, mwari muzi neza ko muteganyirijwe icyiza, ariko kandi umwanzi akaba abateganyirije ibibi. Nimuhinduke kandi musenge, kuko akaga gakomeye kagiye kubagwirira mwebwe mwese mukiri kujandajanda kandi mukiri guhuzagurika. Nimwakire urumuri kandi mwakire imbaraga, mwakire ububasha buhangamura ibitero by'umwanzi, bityo mubashe kumurekura mumurekuye kandi mubashe kwirundura koko mwirunduriye mu biganza by'Uhoraho, kuko abategeye ibiganza kandi akaba yifuza kwakira buri kiremwa cyose yahanze kandi akagihanga mu isura ye. Ndi kumwe namwe rero kugira ngo nkomeze mwebwe mwese mufite intege nkeya, kugira ngo mbaramize ububasha bwanjye kandi mbasanganize ikiganza cyanjye, kugira ngo mbarohore kandi mbakure aho mwarohamiye kandi mbakure muri uwo mwijima w'icyaha, kugira ngo mugane urumuri kandi mugane ububasha bw'Umusumba byose, kuko ari rwagati amanura imirasire y'impuhwe kandi amanura imirasire y'imbabazi. Kuri uyu munsi rero akaba ari umunsi w'agatangaza yavuguyeho urukundo rwe kugira ngo rusendere muri mwene muntu, bityo abuzuye urwango kandi abuzuye ikibi mu mitima yabo n'umwijima. Tukaba twaje gusenya ndetse no gukuraho izo nzitizi zose kubemera ndetse n'abashaka kuva mu kibi. Tukaba twaje kubatera inkunga kugira ngo babashe kubona uko bigaranzura umwanzi ndetse n'uko bamutera umushoti. Nimukomere rero mwirinde gukomeza gutega amatwi ibitero by'umwanzi ndetse no gutega amatwi ibyiyumviro by'umwanzi, kuko umwanzi abashukashuka akabereka iki na kiriya, akabereka ko ubutegetsi ari ubwe, ariko kandi akirengagiza ko ububasha ari ubw'Uhoraho Imana, bityo namwe mukagendera muri icyo kigaye no muri icyo kinyenga cyo kunezezwa n'imibiri, ariko mukirengagiza roho zanyu. Nimurinde rero amazamu yanyu kandi mubashe gutuza heza roho zanyu, kuko arizo zifite akamaro kandi akaba arizo zifite agaciro mu maso y'Uhoraho. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, ntore z'Imana mwatowe kandi biremwa by'Uhoraho, aho muri hose hirya no hino mu isi, kuko ijisho ryanjye ribareba kandi rikabona ibikorwa byanyu, ari byiza ari n'ibibi byose bikaba bitugaragarira. Tukaba tuje rero guhindura injyana yanyu, cyane cyane abo mwese mukatarije mu kibi kandi mukihambiriye ku bikorwa by'umwanzi. Umwanzi yarabanyaze, abanyaga ubwenge kandi abanyaga ibitekerezo, muyoberwa gutekereza icyiza kiboneye cyubaka kandi cyubaka ubuzima bwanyu ubwa roho ndetse n'ubw'umubiri. Mwita ku mibiri gusa, ariko iki gihe akaba ari igihe cyo gutuza roho nziza mu mubiri mwiza, kugira ngo byose bigendane, mubashe kwakira amahoro kandi mubashe kwakira urukundo ndetse n'ibyishimo, kuko aricyo tubasabira kandi akaba aricyo tubaha umunsi ku wundi. Mureke kwinyaga rero ibyo tubagabira, bityo mwakire inema n'ingabirano twamanuye kuri uyu munsi, kuko twazivuburiye buri kiremwa cyose gituye isi, cyane cyane ku bateze ibiganza ndetse n'abari kugenda bacika intege, kugira ngo bongererwe imbaraga kandi bumve ko batari bonyine, ahubwo mumve ko mushyigikiwe n'ijuru ryose kandi mukaba musigasiwe n'ijuru ryose. Mwirinde kurangazwa n'ibihita kandi mwirinde kurangazwa n'ibiza bibakurura, kuko bibakururira habi, ahubwo mukatarize mu cyiza, kuko ugana inzira nziza ahura n'ibikomeye kandi agahura n'ibikakaye. Ariko kandi nimugera muri urwo ruzi rukomeye kandi rw'inzitane, ntimugacike intege kandi ntimugatezuke, ntimukicare ngo murambarare, kuko ari cyo gihe tuba turi bugufi bwanyu, kugira ngo tubasanganize urukundo kandi tubasanganize imbaraga, tubarohora tubaganisha mu gushaka
kw'Imana. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, nimwakire imbaraga kandi mwakire umugisha w'Uhoraho, bityo abifuza gukatariza mu cyiza ndetse n'abifuza guhindura imikorere yabo n'imigenzereze yabo mibi, ndi kumwe namwe mu buryo budasanzwe kugira ngo tubakorere imirimo ndetse n'ibitangaza, uko twifuza guhindura amateka ya mwene muntu kandi tugahindura imigenzereze mibi ya mwene muntu, buri wese agahinduka kandi buri wese akaganishwa aho Uhoraho amwifuza, kuko nta cyigenge kiri mu isi nta n'ugomba kwigenga uri mu isi, kuko ubuzima bwose ndetse n'imbaraga n'umwuka muhumeka muwukomora kuri Uhoraho, ndetse n'ubuzima mufite mukaba muwukomora kuri Uhoraho. Ntaho kwiratana rero ibyo atunze cyangwa ibyo afite ndetse n'ubwenge bwe, niba yarabukomoye ku isi atarabukomoye mu bubasha bw'Uhoraho, uwo wese aragowe, kandi nkaba muburira kugira ngo ashyire ubwishingizi bwe muri Uhoraho kandi ashyire ibyiringiro bye muri Uhoraho, kuko ibyo yumva byose akomeyeho ndetse n'ibyo yumva yishingikirije, niba atarabihawe n'Uhoraho kandi atarabigabiwe n'Umusumba byose, ibyo byose bizayoka kandi bishirane nawe. Ni igihe rero cyo kwihambura kandi ni igihe cyo kwisanzura, ni igihe cyo gutekereza kandi ni igihe cyo gusubiza ubwenge ku gihe, kugira ngo buri wese yumve icyo abereyeho kandi buri wese yumve icyo yashyiriwe ku isi, ko atashyiriwe ku isi mu buryo bwo kuyihindanya cyangwa no kuyivogagira ayuzuzaho ikibi kandi ayishyiraho umwanda, ahubwo yayishyiriweho kugira ngo ayisukure kandi ayuzuze ubwiza kandi ayuzuze urumuri, ibyishimo ndetse n'amahoro. Tuje rero gukura akavuyo muri mwene muntu kandi tuje gucubanganyura mwene muntu, kugira ngo ikimurimo cyose niba ari ikibi gisohoke, kandi niba ari icyiza nacyo gishyirwe ku mugaragaro, cyera imbuto kandi gishyigikirwe. Nimube maso kandi musenge, buri wese yitegure kandi arebe imigenzereze ye niba iberanye no gushaka kw'Imana, niba kandi ari mu ruhande rw'Uhoraho, uwo arahirwa kandi uwo arazatona mu maso y'Imana, kuko azongererwa karijana. Ariko kandi nkabwira namwe mwese mugihagaraye ku kibi kandi mukihambiriye ku kibi, ntimuragowe, kuko mugiye guhura n'akaga gakomeye kandi mukaba mugiye guhura n'ibyago bikomeye kandi mukaba mugiye kubikururira isi yose. Nimube maso, kuko Uhoraho aje gucangura kandi Uhoraho akaba aje kuvangura ikibi n'icyiza, kugira ngo icyiza gitandukane n'ikibi n'ikibi gitandukane n'icyiza, ikibi kigizweho gitwikwe, bityo hasigare icyiza gitagatifuje. Reba rero aho uhagaze, niba uberanye koko n'urukundo rw'Imana, niba wifitemo urukundo urahirwa, ariko kandi niba wifitemo urwango uragowe, kuko uzasohorwana narwo kandi ugakuburwa mu myanda. Ba maso kandi usenge, wihambire ku cyiza kandi wihambire ku mbuto nziza uzerera abandi, kandi abandi bakishimira kuza kubana nawe kandi bakishimira kuza kugusaruraho imbuto nziza. Bifurije umunsi mwiza ntore z'Imana, biremwa by'Uhoraho, nshuti dukunda, nimukomere kandi mukomeze urugendo. Namwe mwese mwacitse intege nkagira nti nimuhaguruke, kuko igihe ari iki ngiki cyo gukomeza urugendo, atari igihe cyo kwicara kandi atari igihe cyo kurambika ibyo mwahawe, ahubwo akaba ari igihe cyo gusenga ubutaretsa, kuko benshi bacitse intege mu isi, abandi bakaba bararambiwe, kandi umwami agiye kuza kugira ngo ahembe abakoze neza kandi ahembe ababaye mu muzabibu we neza. Mbifurije ibihe byiza kandi mbifurije kugubwa neza, gukundwa ndetse no gukunda ijambo ry'Uhoraho ryababibwemo, kugira ngo murigire impamba kandi murigire ifunguro ryanyu rya buri munsi. Amahoro, amahoro, ndabakunda cyane. Ndi Mutagatifu Imakulata, nishimanye namwe kandi nagendanye na buri wese hirya no hino mu isi, ku bazi izina ryanjye ndetse n'abanyiyambaza mu buryo butandukanye. Nkaba naje kubaramira kandi nkaba naje kubakomeza, nkaba naje kubongerera imbaraga z'ukwemera, ububasha ndetse no kudahangarwa n'umwanzi, kugira ngo mutakira ibyo ari kugenda anyanyagiza hirya no hino mu isi. Amahoro, amahoro, ndabakunda cyane.